Iki se kandi kanyizimye sabuje kumbwira bizima. Mubwira iki? Shora cyepe, cyenda usa neza hano giye no banze utari bugaruke. Umva Beni, ntuzongeye kunyivangira muri gahunda. Ize gahunda se. Hari ubwo se mubwiye ngo tujyane? Kwigenda ukifata ugafata gahunda zanjye zose ukagenda ukazibwira papa. Ngaho wenda. Hako njyewe papa narinzi yuko ari papa wa kera. Ntabwo ninzi ko papa yahindutse. Usikira byose namubwiye papa nabonye yahise abifata uko ndi kubona. Ntabwo nzongera pe. Ntabwo narinzi ko papa yahindutse. Yarahindutse rero ubimenye. Yarahindutse ubimenye si ngumwe ugenda ufata utugahunda twanjye twose utumushyire nkaho uri kumushyira raporo yakugize umugenzacyaha kuri njyewe ugomba kugenda ungendaho buri kantu kose nkoze. Oya papa narinzi ko nsanzwe mu amakuru ku gihe nk'ibisanzwe. Ko ntabwo ninzi ko yahindutse amakuru nsigaye nyamuha akahita yeditinga agatangira gushiramo n'ibindi bintu. Umva ututunwa nzaduca niwongera kwifata ukagira ibintu ugenda kubwira papa ngureka ngo papa ngo namuhaga amakuru umuha amakuru y'ikisi. None se ko naramuhaga amakuru ntagara yawe natangaga nagombaga kumubwira abaje hano abariye icyo twariye niyo umukozi yakorobye cyangwa atakorobye. Ayo niyo makuru ryari rero amakuru yanjye asigaye aza mu bintu ugomba kumubwira. Ntago azongera kugarukamo rwose. Ubundi se kabiri kangaye wowe wabaye umunyamakuru ngaha ngwambwira ikibazo gihari ubundi papa ubundi namubwiye iki utari no kumbwira neza. Umva ngenda kwiyamye kuva no munsi rwose Beni sibyo ubwo tuvugana nabi turi abavandimwe ndagukunda ariko iyo utangiye kunyinjirira ukinjira muri gahunda zanjye none ukazishyiramo papa. Okay sawa ugiye naza ndamubwira ati araryamye ngo gahunda zawe rugo ndanze mushyizemo. Urabase umubwira iki? Uramubwira ndaryamye se ndabaryamye? Kumbaza se. Umva nkubwire Beni ntukagira amakuru yanjye na make uhereza papa kuko papa yarahindutse ikindi kandi yaranakene asigaye ari kuri rwa rwego yumva ko azakizwa n'abakweba. Kuko kusakanda kazi papa mba numva avuga ngo niba shiri wawe ngo gafite amafaranga anye nese numva ko papa arimo akarana nako ngiye ntago mba nabyegereje umutima. Okay gusa ubwo mbimenye nacyo nzongera kumubwira da. Nadi ibite byiza sho umeze ute se ko mbona umeze nabi kare stage. Nadi nta magambo menshi mfite yo kuvuga. Habaye kino ndapfuye isi ndangiriyeho. Byagenze gute? Ni njyewe isi irangiriyeho Nadi. Byagenze gute shiri? Nadi ntabwo wakwiyumvisha ko umusore maze igihe nirukaho. Nadi ko ari umugabo w'umugore. Wa muhungu ahantu wambwiye umusore ndamukurikiye urukweto rurerure yambaye sinarwumvaga. Nadi ngiye kubona mbone ishyano ry'umugore ringana umusozi riramukinguriye barahobera. Nadi si yanyituyeho. Nadi nabuze icyo nkora ndi kumva nasaze. None ubu turabigenza dute ko narenze ko ari umusore? Nadi nashaka abamugabo w'abagore batanu icyo nzi cyo uriya mugabo ugomba kuba umugabo wanjye ngomba kumubera umugore. Uravugisha ukuri? Nadi yaba afite umugore yaba afite abana batanu n'abagore batanu simbyitayeho uriya mugabo niwe wanjye. Uriya mugabo naramusengeye urasanamo naramusengeye naricaye ndamubona mu nzu zimona ko ari umugabo wanjye icyaba cyose ngomba kumutsindira. Nasheri tuzi umaze gusara. Narabo umugabo wawe niba ari ukubasara mama ntuzanzanire imiti y'abasazi. Be
Sikunda wawe witonze noneho bimeze bite? Ibyo ndeka si bisanzwe se. Okay. Sasa impamvu nashatse ko tuganira nkagira ngo usabe imbabazi. Maze iminsi nitwara nabi cyane, uburyo nagutreatingagamo, uburyo nagututse, nkanajyana no kuri level yo kugukubita. I'm very sorry kabisa. Nanjye sinzi ibyo byanteye pe. Gusa right now niteguye kubahiriza inshingano nk'umugabo, tukongera tugakundana bya nyabyo, nkita ku mwana wanjye, nyine tukubaka umuryango. Ngabo ndabizi ko uri umwana mwiza nawe usanzwe, ntabwo mbizi rwose shitani yari yagufashe kiragiye. Niko ukuri nakubabariye, sorry ko n'undi nakubabariye, ariko imbabazi zero fisha wari utayazima be. oya nakubabariye n'ukuri, Thank you. nakubabariye nta kindi kibazo. Oh, wow. Anyway, so ndakora iki kugira ngo umunsi unajyana he? Kuna baby na hano hashyashya nzi pe. Turashaka uzana hose muri Kigali urahazi. Nyine wowe ushaka kubaza abashuti bawe b'abakobwa bakakubwira ahantu hagezweho, then no ukambwira nta kibazo, nemeye kwica amande yose. Sawa. Ariko se ubundi akugira ngo dusohoke cyangwa se tugire ni enjoying as family hano. Turi twenyine cyangwa tugatumira inshuti zacu. Niko bishaka? Uyu wimbwira nge icyo ari cyo cyose ndacyemera. Okay. Ntacyo ushobora gutumira inshuti yawe nawe nkatumira iyanjye. It's okay, umugani ushaka kuhuruza s'u Rwanda rwose. Oya, it's okay. Nta kibazo. Gusa nyine be ahubwo tugomba kwita dukwana agafotoshoot Sibyo. n'abandi bantu bazi yuko twashwanye, arega abantu batifuza ibyiza byacu. Sibyo, abantu bafite amashyari hano hanze. Nga ndabizi ko n'undi kuva kera wari umwana mwiza. Rero tugomba byaje kugenda. Rero binyendagiye ariko papa naza kuza akakubaza aho nagiye, ngiye cyane umubwira umwihorere. Okay. Ndamubwira ngo iki kuryamye ko nabonye ugenda. Umunwa wawe nanone nyine umwihorere. Okay, sawa. Ndamwiyorera ndakomeza ngambarane gutera. Shabene ujye unanirwa kundwanirira, wagira ngo ibiri kumba wowe ntibyakubaho. Ngo genda ndabyita. Okay, sawa. Urufye bizikize. Ndakwirebera Sawa. Sorry. Nadi, Karame. turetse ibintu byose ntabwo nari narekeye ku nkuru twe twavuzeho kare. Nunguze igitekerezo. Ikihe rero? Nadi, mbabarira n'umukanire. Iki se kandi banza umbwire, ndaguhakanira nta kintu urambwira. Imyenda yo gukoresha iki? Imyenda yihe? Nadi, nshaka kujya kuba mu rugo rw'uriya mugabo. Nakubwira ngo warasaze ukagira ngo ndakubeshya. Umusazi arasara akagwa ku ijambo. Urarigwaho ute se urajya kuba mu rugo rw'abandi gute? Ahubwo wanize imyenda. Nyine imyenda yo gukora iki? Nadi, ntabwo nzi niba ari ubusazi, ariko ndatekereza ko ushaka kujya gusaba akazi muri uriya rugo. Sheri, ntabwo ari ubusazi ahubwo ni ubusazi cyane. Ubwo urabona ukuntu umeze gutya ndi baguha akazi ko mu rugo. Wanize imyenda nkakwereka ikintu nikorera. Mbabarira wowe nzanira imyenda, ubundi nkwereka ikintu nikorera. Umva niba imyenda yanjye ari ubona yagufasha ndayiguha rwose. Nadi,
nakora igishoboka cyose, nakitambika mu nzira yose, nafunga umuryango wose, ariko uriya mugabo akaguma ari uwanjye. bivuze ngo urashaka kujya gukora akazi ko mu rugo muri ntaho wibeshye. Chama mahirwe masa ntabwo mbeze niba bari bukaguhe bitewe n'ukuntu ugaragara physically n'umugore we ntabwo yakwemera kuza ngiye kujya gusaba akazi. Icyo ngusaba ni kimwe, unize imyenda. ndahiguha ariko siko kuri seriye wamaramaje urumva ugiye kuba umukozi wo mu rugo kugira ngo ubone uko utwara umugabo w'abandi. Ibintu ugomba kunzanira njyewe iswime nogana ntabwo nazajyana muri rugo. Uze kunshiriramo akantu k'akantu wogana sinzi ngo wogana iki ukashyiramo udutenge twatundi tw'uturondone nyine tumeze uko akantu koroshye kugira nzajya nambara nambukira imbere. Baravuga ngo icyo umutima ushaka, rero kano kanyura mugabo ngiye kumuzira. Wowe icyo ngusabye ni ukuniza imyenda, ibindi nzakubwira nyuma. ubundi ukubaza wari ugiye ngiye kureba inshuti yanjye hano hirya yandi sibuka wa mushuti wanjye yigeze kuzana nkamukwereka. hirya he? Wandi nigeze kuvuga ko dutuye muri quartier imwe, gusa ni hano hafi na n'iminota ingahe ndi bugende, urabona nambaye n'ibintu bisanzwe. aho uko umaze kumbonamo umusaza cyane ku buryo ntashobora kuba namenya umuntu uri kumbeshya n'umuntu uri kuvuga ukuri. Mwese papa kuko ndi kukubeshya. Ubwo urumva urareba ugasanga njye ndi ikintu kiri aho ngaho cyo kubeshywa. Nyine ntabwo ndi kukubeshya ariko nawe urabyumva nese nimba reba n'ukuntu umeze, urabona narindi kubera ndi kwihuta nyine ngiye kureba mushuti wanjye. Mushuti wowe kataza kureba se? Kandi uyu munsi ari ngiye wagombaga kujya kumusura papa nawe azaza kunzura. No muhana izamu. Wapi ntabwo ari uguhana izamu papa, rega urabizi ko ifuni bagara ubushuti ari akarenzi. Ubwo ndamusura ejo nawe azansura. Nese icyo bibazo cyo. Shawo amagamo muravuga. Umva ndavuze ngo cano tugende. Umuntu abagitsoka gatoya yabagitsoka direct mu gato ngumva kugomba kujya. Yasohoka mvuga ko mugomba je bisiza abyemera. Dura tutende kwandara mu mwanda. Sobanura umusiza. Undi ibintu bisigaye bisobanura ikikwe. Musigaye mwarigize ibyigomekeye ibyigenge mukora ibyo mushaka mugende iyo mushaka mufata gahunda zose mubikora uko mubishaka mutabaje no kumenyesha ababyeyi cyangwa se ababarera. Ubu uko Monica vanga agende atambwiye atamenyesheje namubwira ngo aze aho kugira ngo aze akankwepa akagenda akiruka. Kandi noneho yumvira ngiye kuzira amakosa ya Monica. None se niba nyine aciye mwese muri bamwe, nose mwese ntago muri bamwe. Nose ubwo ngiye nari kumubwira ngo hagarara. Nyine aciyeho urabona ko ndikebera filime nkuze. Hose ubundi ibingibi bisobanuye ikikwera amaherezo y'urugo nta yahe. Nta mwana nta mubyeyi ntaki umuntu arifata akasohoka akagenda twanahura namubwira ngo garuka mu rugo ntagaruke aho kugira ngo agaruke gatasohoka yiruka. Papa uwo Monica n'umwana wo kubagiye bikaba byabaye ikibazo hano. Urumva ntacyo bitwaye. Papa wajye umenya ko wowe uricara nawe kumva ko ntacyo bitwaye nawe. Turi bakuru. Turi abakobwa bakuru rega. Monica wagiye umuntu mukuru ngana kuri ufite abafiance ufite washatse ubu ni ukomeza kuvuga ngo Monica ngo agiye ndasabye. Muri bakuru mu rugo rwanjye. Muri bakuru mu rugo rwanjye. Urugo rwanjye ntago ari urugo kuzanamo akavuyo mushaka. Ntago ari agatobero. Niba uzi ko uri mu rugo rwanjye ugomba kugenda munsi y'amategeko n'amabwiriza yanjye. Niba uzi ko wigenga ajya gukodesha ajya gushaka kandi aho kuba. Papa ariko arahitazanye. Ese ni biki? Domina. Ngwino hano. Buriya nimugoroba ntabwo nabyumvise neza. Nabanje kugira ngo wenda ni bimwe byawe. Oya chérie, ntabwo ari bimwe byanjye. Ntabwo ari bimwe byanjye pe. Kora bikubwiye nuko bimeze. Ushaka kujya mu rugo akakubona. Ngashaka no kumenya ngo ko ufite amafaranga.
ashaka kubanza kunshishamo ijisho. Okay, wowe se urumva ubyumva ute? Igihe ni iki cyo kujya kunyereka ababyeyi cyangwa tubitwaze mu buryo bwacu? Okay, njyewe ku ruhande rwanjye numvaga ntacyo bitwaye banajya kwerekana mu rugo. Ahubwo wowe uri ready? Nari ndabyifuza kandi ni byiza. Ahubwo ukuntu numvise papa wawe ashaka kubijyanamo, biba bimuvuga nanjye yaranyumije. umuntu sinzi niba ujya witegereza neza. Papa wawe ameze nk'umuntu ugufata nk'aho uri imari yewe. Uri umuntu nyine yagize umuntu bita rusisibiranya uramuzi. Aragatente ka kera ka rusisibiranya n'umuntu ufite umukobwa. Abana yagenaga amuha abasore bagiye batandukanye. Akajya Nyamirambo umutipe wawe yamukunda. Inkono akaba arazifashe bakimuka mu yindi karitsiye gutyo. Dadi wawe rero umbabarire kubivuga gutyo mbona nawe ari kameze. Nta n'icyo ubeshya. Gusa nyine sho ntubifate nabi nyine. Aya nta kibazo ngiye ndi tayari uzampa umunsi ushaka. Okay, funga umwuka nze numve. Gusa wenda nyine kubera ko muzi nsumva ntabwo buryo nzakora. Ko ndashaka ko ibintu biba hagati yanjye nawe. Ejo n'ejo bundi hari igihe famiye wenda yananyaga cyane inkunde cyangwa ayo mafaranga bashakaho kubera ko papa wawe muzi sinyamuheho tukanaripfa. Sinshaka ko hari ikintu kizadutandukanye. Nitabye. None se sha wowe ubungubu usigaye neza abana wamaze gusuzuguza abana. Umwana arakora ibyo ashaka. Ubundi kuki wahisemo kuneza abana no gusuzuguza abana? Niyo nduru se numvise. Sinaguteje abana gute? Ubu nta mwana ukinyumva habe namba. Ndavuga umwana nawe akansubiza nagiye icyo nkora mbese bameze nk'aho mwashyize mu cupa cyangwa mu gatebo. Kuki munsuzugura bimeze bene kakagenda? Ariko sheri wirukankana inyamaswa cyane ukayimara ubwoba. Niwo utuma abana bakuveyuka. Kubera guhora bakanga, guhora babwira nabi, nta na rimwe ushobora kuvuga neza. Mbese muri make twese twarahahamutse kubera wowe. Ntiwongere no kunyita sheri. Wowe urambwira amagambo y'amupfuto wangizwa ukarenzaho sheri. Wirukankana inyamaswa ngo ukayimara ubwoba. Ni ngombwa byumvikane ko umwana agomba kunsuzugura kuko igihe cyose iyo nicara hano ndi kumuhana namuhanura. Umwana mbese ntago ukeneye ko umwana ahura n'igitsure cy'ababyeyi murebe gutyo andebe gutyo birangire. Ubwo se wowe ntago utawiyumvisha neza ko ikibazo ari wowe. Ikibazo kibaye atari wowe ntabwo wambwira ijambo nk'iryo ngiryo. Kuko njyewe numva yuko ndimo ndarera umwana, numva yuko ndufata abana nkabashyira mu murongo muzima. Wowe ukabona ko ari ibibazo. Kuva kera nawe ukubwiye mpora mbikubwira. Kurera umwana ntabwo ari ukumufata gutya gusa umurere umushyiraho ngaho amere nk'idebe. Umwana agomba guhura n'igitsure cy'ababyeyi. Ariko igitsure nuko duhoza ku nkeke biratandukanye. Urumva ko mwamaze kwisepara mwishyira mu rwego mu nzira zanyu, mwumva yuko ibyo mvuga byose ari ikibazo. Nta bizima mvuga, nta manuro nshobora gutanga. Umwana ashobora kunsuzugura nka kuri yabikoze nkaba atanyumva. Ibaze kubwira umwana ngo ngwino twinjire mu nzu, injira mu rupangu, sinshaka kubona wasohotse. Akarenga
akankwepa akanyenyomba akirukanka nkicara nkinjira mu rupangu ndi kwivugisha nzi ko ndi kumwe n'umuntu kumbe umuntu yagiye kera. nose ubwo uriho urabidenganyiriza gute twari turi kumwe byose rega ugomba kujya kandi zituko nk'umurizo. sheri reka mubwire nta kuntu wahora utubwira udukanga Ndicara ahangaha ntabwo ushobora kwicara ngo uganirize abana utabashyizemo igitsure kandi ntabwo bakeneye igitsure bakeneye urukundo rwa papa. nta gihe n'iki ntabahaye kubaha ntabwo ari urameze uranadatoshye ntabwo kubaha bisobanura uranadatoshye kubaha se kubaha ni iki reba inzobe afite ukuntu imeze ibyo bagurira ibyo bagaburira ntaho bihuriye n'icyo reba mukuru we ukuntu ameze bakeneye urukundo rwa urukundo rurenze urwo urukundo rwo mbarike mbese biribere babe babandi bagire ushobora kuganiriza umwana freedom uri no kumuhana kandi akabyumva bitewe n'imvugo wakoresheje nose niko tuzajya uza tubwira udukanga bakanga ibiki ushobora kwicaza umwana no hagara ku gatute none uvuge neza ibyo muravuga bintu wagira ngo ngiye murampanurira cyangwa se murampanura murampanura uranyumvira ngiye kwicara hano ntegereze uwo mwana turebe amahero igihe ari buzire n'ubuhangarira.